Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Amahoro y'Imana abane namwe. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye Mwami Imana ko tugeze aya masaha turi bazima, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo turuta abandi, ahubwo ni ubuntu n'imbabazi tugira uko bwije n'uko bukeye. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, tweze utuboneze rwose, ibyaha n'ibicumuro byose tubikurweho mu izina rya Yesu. Kimara kutubabarira uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerere indirimbo ikubera umubavu uhumura neza. Kandi Mwami, uyu mwanya w'umugisha ntube impfabusa, dutume Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke. Byombi bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo ya 373 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Hariho icyo nkwaka Mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro, managurwe hose Mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, untunganirize ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Managurwe hose Mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, nineze umutima wanjye, nibwo nzunguka ubwenge bwose, bwo mwijuru, bwo mwijuru, Mwami mbubwirijwe nawe. Managurwe hose Mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, gerageza uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, jyumboneza, jyumboneza. Managurwe, managurwe hose Mwami n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Amen, amen. Umuririmbyi yaratubwiye ngo hari icyo nkwaka Mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Oh haleluya, Imana ishimwe. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo muri uru rugendo ntago byoroshye, dufashe igihe mu ntambara, duhura na byinshi biduca intege, duhura na byinshi bidusubiza inyuma, duhura na byinshi bituma turangara. Kandi turi mu isi, ni ukuri turwana na Satani, turwana n'umubiri, turwana n'isi, ntago biba byoroshye. Ariko bene data, icyo mbifuriza ni uko mwaka imusenga, mukegera Imana, mugasenga ubudasiba, nanjye ngasenga ubudasiba, kugira ngo Imana itwambike imbaraga. Kuko uyu muririmbyi we yaravuze ngo hariho icyo nkwaka Mwami, nubwo mpora ngucumuraho, ngo mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Bene data, ni ukuri turi abanyantege nke, ariko birakwiye ko twegera Imana, tukongera ibihe byo gusenga, kugira ngo iduhe imbaraga zo kwirinda ikibi n'igisa nacyo. Kuko iyo umuntu asenze, mu gusenga tuboneramo imbaraga zituma dukomeza urugendo, bigatuma
kwirinda ikibi n'igisa nacyo kandi bigatuma tuba maso. Ni ukuri birakwiye ko umuntu wese buri munsi yajya yiyeza, kuko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo hano mu isi ari iwacu. Umuntu ashobora gutungurwa. Niyo mpamvu uyu muririmbyi we yagize icyifuzo, aravuga ngo Mwami unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Ni ukuri nuko yari yumvishe ko nubwo agerageza, ariko Pawulo we yabivuze neza ngo njya gukora ibyiza ibibi bikantanga imbere. Bene data, kandi ndagira ngo mbabwire ngo ntago byoroshye, ariko birakwiye ko niba hari icyo wakoze, niba ari aho wagiye kure y'Imana, ni byiza ko uca bugufi ugasaba imbabazi, kuko Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi ikakubabarira ugakomeza urugendo, kubera ko tugenda duhura, ntabwo turagera aho Satani atageze umwambi. Niyo mpamvu dukwiye kujya tuba maso, kandi naho tugiye kure, naho dutanye, tugasaba Imana imbabazi. Ngo mpanagurwe hose Mwami n'umuriro niba ushaka, nkiri ibyaha birimburwe, nkiri ibyaha birimburwe. Ni ukuri yari afite icyifuzo cyiza uyu muririmbyi, aravuga ngo mpanagurweho byose. Imana itugirire neza, ngo nkiri ibyaha birimburwe. Bene data, ntabwo twakishoboza, ariko dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Niyo mpamvu dukwiye kongera ibihe byo gusenga, dukwiye kongera ibihe byo kuba imbere y'Imana, kugira ngo iduhe imbaraga zo gukira rwose, zo kurwanya icyaha n'igisa nacyo, ubundi tukayiba imbere dutunganye, ubundi tugakora ibyo gukiranuka, kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Ngo nuntunganiriza ubwenge, nzanezerwa, nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Haleluya. Bene data, icyo dukwiye gukora ni ugushaka umutima wera, ni ugushaka umutima uzinukwa icyaha, ni ugushaka gukiranuka, ni ugushaka gukora ibyiza, ni ukugira ingeso nziza. Nibyo bidukwiye nk'abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru. Nicyo Imana idushakaho. Imana yaturemeye imirimo myiza. Imana yaraturemye kugira ngo dukore ibyiza. Ntabwo igeze iduhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa, kandi ishaka ko twiboneza nk'uko nayiboneye. Niyo mpamvu dukwiye gushaka kurutaho umutima wera, twirinda icyaha, twirinda ikibi, twirinda ingeso mbi, tugakora ibyo Imana ishaka, kuko nibyo bidukwiriye nk'abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo ni neza umutima wanjye, nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru, Mwami mbubwirijwe nawe. Haleluya. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo iyo umuntu amaze kwitunganya, umuntu yikuyeho umugayo wose, ni ukuri Imana iramugenderera, ijwi ry'Imana rikamubaho, Umwuka Wera akamuyobora, Umwuka Wera akamuganiriza, akamubwira uko yitwara, akamubwira ibyo akwiye kuvuga n'ibyo adakwiye kuvuga, uko akwiye kwirinda. Umwuka Wera abana n'umuntu iyo yamaze kwiyeza, yikuyeho umwanda wose. Kandi mwene data, ndagira ngo mbabwire ngo abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Kugira rero ngo uyoborwe n'Umwuka Wera, ni uko wirinda icyaha n'igisa nacyo, ni uko wikuraho ikizinga cyose kikugaragaraho, ni uko wikuraho ikintu cyose kidashimisha Imana. Ubundi Mwuka Wera ahita aza akagusanga, akakuyobora, akakubwiriza haleluya ibyo muri uru rugendo, akakubwira uko witwara, akakubwira ko umuntu uri kujya mu ijuru yitwara, akakubwira ibyo umuntu uri kujya mu ijuru avuga. Haleluya. Mwene data, ndakwifuriza ko weza umutima wawe neza, wiyeza neza, witunganya neza, kugira ngo nawe Imana itangire kuganirize. Imana itugirire neza. Ngo ngerageze uko nshobora kwibuza inama mbi n'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, jya umboneza. Bene data, ni ukuri nyine turi mu isi, turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere, turwana na Satani, kandi Satani umwanzi wacu ahora azerera mu isi ashaka ko yaconshomera. Nasomye ijambo ry'Imana muri Yobu, ngo y'abana b'Imana bazamukaga bajya gushengera, ngo Satani nawe yarazinduka akagenda akajya gushengera muri bo. Satani rero aba ari hafi yacu aho tugenda, aba ari bugufi. Niyo mpamvu bene data mbinginga kugira ngo
mwirinde kandi mube maso, nanjye nirinde mbe maso, kuko Satani aba ari hafi yacu, ariko nta kindi cyadufasha kumurwanya ni ukwegera Imana. Bene data, nimwegera Imana, kandi wegera Imana nawe izamwegera, niwegera Imana nawe izakwegera, ariko urwanye Satani nawe azaguhunga. Mwene data, ndakwifuriza ko urwanya Satani akaguhunga, ukegera Imana nayo ikakwegera. Ni ukuri niwegera Imana Satani azahunga kandi azakorwa n'isoni, kuko yaratsinzwe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukomeze wongere ibihe byo gusenga, kandi usenga ubudasiba. Mwene data, senga ubudasiba kandi ube maso, nanjye mbe maso, kuko nubwo tugerageza gukora ibyiza, na Satani aba ari aho ngaho kugira ngo adushore mu bibi, adushore mu byaha, adushore mu ngeso mbi. Ariko nimuhumure, Imana yaratsinze. Nimuhumure, turi kumwe n'Imana ikomeye, turi kumwe n'umutware w'abatware, turi kumwe n'umwami w'abami, turi kumwe n'umutegeka utegeka isi n'ijuru. Nimuhumure, ni ukuri icyo dusabwa ni uko dukiranuka, tukirinda ikibi, naho ibindi byose ni ukuri bizagenda neza. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nubona ucitse intege, nubona utannye, jya uca bugufi, usaba Imana ikubabarire, usaba Imana ikuboneze kugira ngo ukomeze urugendo. Ni ukuri nta mugayo ukuriho, nta kizinga kikuriho, kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Bene data rero, ndabifuriza yuko muzagira iherezo ryiza. Wowe nkurikiranye, ndakwifuriza ko uzagira iherezo ryiza, ndakwifuriza ko uzajya mu gitaramo cy'abera, ndakwifuriza ko tuzabana mu ijuru ry'amahoro, kuko ngo ijuru turi kujyamo ngo nta mahane, nta bibazo, nta burwayi, nta ntambara, ngo nta n'indwara ishobora kubayo, ngo ariko ngo abariyo baguwe neza, kuko ngo ni ijuru ry'ibyishimo, ni ijuru ry'amahoro, ni ijuru ry'umunezero. Mwene data, ndakwifuriza yuko uzajyayo, ariko biraharanirwa. Icyo ukwiye gukora ni ukwitunganya uko bwije n'uko bukeye, aho ugiye kure ukitunganya, kuko nuvuga ngo ntukora icyaha, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nuvuga ngo ntukora icyaha, ngo uzaba wese Imana inyabinyoma, ngo kandi n'ijambo ryayo ntizaba riri muri wowe. Bene data, ni ukuri duhura na byinshi muri iyi si, duhura na byinshi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri munsi buri wese ajye yiboneza, buri munsi wiboneze, buri kanya wiboneze, cyane cyane ko muri isi turi abashyitsi, hano turacumbitse, hano ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ari hafi kuza kutubaza uko twitwaye. Imana iri hafi kuzana ingororano. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ntawe uzi umunsi n'igihe, kandi niba atinze urupfu rwe ruri gutungura benshi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ube maso, usenge ubudasiba, wirinde ikibi n'igisa nacyo, ukiranuke, kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro, kugira ngo nawe uzabe mu gitaramo cy'abera, nanjye nzabe mu gitaramo cy'abera. Ni ukuri byaba byiza ubayeyo, byaba byiza mbayeyo, kuko twifuza kunezerwa iteka, ntabwo twifuza kujya muri Gehenome. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore ibyiza, ubiharanire, kuko Imana nta kitadukoreye. Yatwohereje umwana wa Yesu Kristo, imutwohereza kugira ngo tutarimbuka, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore ibyiza, uyinezeze, kuko imaze kutwohereza umwana wayo kugira ngo twiyunge nayo. Ubwo twari dupfuye twishwe n'ibyaha, yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi. Umurimo wo kuyunga n'abandi ni ugukora ibyiza, ni ukuba urumuri, ni ukwera imbuto nziza zikwiriye abihannye, ni ugukora ibyo gukiranuka, ingeso nziza, kugira ngo n'abandi bayihindukirire, bave mu mwijima, bave mu bibi. Mwene data, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukoreshe igihe cyawe neza, nanjye nkoreshe igihe cyanjye neza, tutazicuza, kuko ni igihe gito, ni iminsi mike, ntawe uzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu nkwinginga ngo igihe uhawe ugikoreshe neza, utazicuza. Imana ibampere umugisha kandi ikomeze ibiteho. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi, mwakire, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntabwo uzicuza kumukurikira,
kuko muri Yesu tugubwa neza, kandi muri Yesu tuboneramo amahoro, tuboneramo ubugingo, kandi Yesu Kristo ni inshuti nziza, ni inshuti yacu ya bugufi itajya idusiga ibihe byose, ibana natwe. Imana ibampere umugisha. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo hari icyo nkwaka mwami nubwo mpora ngucumuraho, ngo mwami unyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Data mwiza, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, duhura na byinshi biduca intege, duhura na byinshi bidusubiza inyuma. Tweze utuboneze rwose aho watubonyeho umugayo, utubabarire rwose umugayo wose watugaragayeho dukureho. Abankurikiranye beze ubaboneze aho bagiye kure, kuko ntago byoroshye, ariko ukimara kubabarira ubahe gukiranuka, ubahe kwita ku iherezo ryabo, kandi ubahe kuba maso. Mwami, kiza abarwayi bafite intimba n'agahinda, amahoro yo mu mutima. Umurimo wakomeze uwagure, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, abatarakumenya bahe kukumenya, wongere usuke ububyutse, wongere uhembure umurimo wawe mu izina rya Yesu. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho bagirire neza. Mana, wiyeretse Hana ubwo yasenganaga umubabaro arira higa n'imihigo, wumva isengesho rye uramusubiza. Ndakwinginze ngo ababyeyi nabo bahe guheka. Wakoze Mwami, wakomeza ubane natwe, Mwuka Wera akomeza tuganirize. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze biteho kandi bagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese, buri wese uko ayikeneye ayibone, kandi yongere ibagarukeho by'umwihariko. Ariko ikiruta byose ikomeze barindire ubugingo, kuko nibwo buruta byose. Twamaze kumenya ko ibindi byose ari ubusa, ariko ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu mbifuriza kurindirwa ubugingo. Naho ubutaha. Bye.